mere wanje ejo bundi baramuteye yiviriye gusenga baba baramwatase n'imihoro n'inyundo ho muneza aparitse akamoto neza mu rugo ndasohoka nanjye bari bankubise umuhoro kuki iyo mihoro yaje kuki izo nyundo si ukumwambura bashakaga ntago ari ibiceri iyo baba bashaka ibiceri umumeri reba abajama bane n'imihoro n'inyundo wajya kwiba umumeri n'imihoro n'inyundo ibaze yari kumwe n'umumotari iyo bari abantu bashaka kwiba yewe na moto babarajyanye motari yasigaye afite telefone ye akaboro bashyiramo amafaranga byose birimo ariko mere bamukubita imihoro dore bamukubise umurangaha bamukubita inyunda ni nayo mpamvu nje mfite n'umujinya nanjye ubwangerega nanjye nuko Imana yantabaye nanjye baye bagiye kundangiza ukeka ko ari inde uri inyuma y'ibyo byose kubugizi bwa nabi bwakorewe mama urakoze cyane Yes, kwa barimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane. I'm so glad to be with you my people kuri BigTown TV. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze gahunda zikagenda neza cyane. Tukaba turi kumwe. Uyu munsi turi kumwe na Waririze ngira ngo muramwibuka kuri camera za BigTown TV byatangiye ari umubwiriza ubutumwa aterura ibyapa byanditswe ngo Jesus is coming. Jesus is coming back cyangwa Yesu araje n'ibindi byinshi cyane so ajya kubwiriza za Nyabugogo nyuma y'ahangaho tuza kumubona none yahindutse bijya hatari araza tubwiye ngo agakiza karavuna ahita ava mu gakiza ubu ngubu sinzi ibyo arimo ubushize nicyo kintu yadusije bushize inyuma y'ahangaho aranatubwira amateka ye ibiki byose byo yaciyemo ngo umuzungu iki n'ibiki byose byabaye ngombwa ko uyu munsi tuza kumugarura kuri BigTown TV yaze kutubwira uko bimeze amakuru mfite nuko mama we yaratewe n'abantu batazwi arakubitwa cyane ubu ngubu ameze nabi cyane so Waririze nguyu hano kuri camera za BigTown TV Waririze amakuru amakuru asa nkaho atari meza gusa Imana igiye kuyagira meza za sokita denesto fakisha lele sokita dine kitozami gisofa deneso nagarutse ndi bishop nari umubwiriza butumwa mbere fasta mbere cyangwa navuga nari umurara bumubwiriza butumwa ku mihanda ndababwira sometimes ngaruka bu pastor ubu nahawe intebe yo kwitwa bishop Zofe siwe wayimpaye ahubwo ni Jesus wayimpaye kandi nta uri buyinkureho nushaka kuvuga ibyo ushaka ubivuge gusa nge the bishop isiko n'umutekano Yes icyo ndimo kwibaza kubera iki ufite amashusho menshi atandukanye uyu munsi uri pastor uyu munsi uri wataye agakiza wasubiye mu mafari n'ibiki byose uyu munsi none waje nka bishop ibingibi bisobanura iki ariko aho ngaho nkukosoye gato ntago navuye mu gakiza bushize sibyo watubwiye ngo agakiza karavuna oya kuba kavuna ariko ntago nakava mu buse guhiga ibiceri ntibivuna none so upareka kubihiga ahubwo agakiza noneho nibwo nkarimo neza cyane nkarimo ariko ahubwo noneho nabaye nkuhindura position y'uburyo bwo gukoramo umurimo wanjye urabona Jesus yaribereye mu ijuru ameze neza arya ibintu byose ameze fresh nta kibazo ariko yihindura umuntu kugira ngo aze abashe kugira icyo afasha umuntu yihinduye umunyabyaha yemera kuba umusigara yemera kunywa wica nyine byose yabyishyizeho rero nanjye noneho nateye ikirenge mu cya Jesus none ndashaka kugira ngo mbe open ahantu hose ari igihe umuntu azi ngo gukizwa nuguhunganga abantu cyangwa se icyiciro kimwe n'ikindi ariko ngewe icyo nshaka no kugira ngo mbe open ntago nsenga umuntu ntago ndeba umuntu ahubwo ndareba Imana yanjye ngewe agakiza ndacyakarimo ahubwo iyi ni inzira nkirimo yo kugira ngo nkomeze umurimo wanjye mukanya watubwiye ko usigaye witwa bishop iri rya bishop rivuye he urakoze cyane urabona bishop ubundi tuzi ko habanza abadiakoni ndetse n'abinginzi agakurikira abapastor abarevera bishop urumva ni intebe bikomeye cyane iyo ntebe rero kuyigiraho bisaba ni ikosi inshuti yanjye buriya kugira ngo umupolisi cyangwa umusirikare bamukubita iranka aba yaciye mu ikosi rikomeye cyane nanjye rero hari ikosi naciyemo kandi si umuntu warinshishijemo ahubwo ni Imana yinshishijemo kuba uyu munsi rero none nze nkubwa ngo ni bishop nuko nyine byabaye
Yeah. So ninde waguhaye iyo title ya bishop cyangwa wihaye? Ni Imana. Ni Imana? Yeah. Yayiguhereye hehe? Mu buryo bw'umwuka. Gute se mu mwuka bikora gute kugira ngo Imana iguhe iyo title y'ubu bishop? Yeah, biva mu buryo bw'umwuka bikajya mu buryo bw'ibifatika. Urabona ari ukuntu umuntu agira inzozi. Yagira inzozi noneho igihe kikagera za nzozi noneho akazibona live. Cyangwa se nimba wenda Imana yakubwiye ngo uzaba umwarimu. Urumva? Noneho wowe ukisanga uri kwigisha. Deje ubabaye umwarimu. Muri nanjye ndi bishop. Yeah, I became bishop kandi nta uri buze ngandwanye ngo ntago uri bishop nundwanye ntago bindeba. Icyambere no ko nge ndi bishop. Kandi ubikunda bikunde nuta. Kuva wabaye bishop akazi ko bishop ugiye gukora nakahe? Urakoze cyane. Yeah. Akazi ngiye gukora mbere na mbere no kubwira abantu noneho mu buryo busanzuye uwo ari we wese no kwigisha umuntu gusenga, kubwira umuntu gusenga. Kandi gusenga ntabwo gusenga ari uguhata umuntu. Gusenga ntabwo ari uguforcinga. Ahubwo gusenga umuntu muraganira gake gake utuje ubundi umuntu agatangira kumva icyo bita gusenga icyari cyo. Okay. Yeah. Ku mashusho hano kuri BigTown TV nimba mubyibuka wa release bwa mbere duhura yararimo kubwiriza mu mihanda abwira abantu ijambo ry'Imana arababwira ngo muve mu byaha, Yesu araje, muhinduke, mukore bla 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 bla. Ibi byose ngira ngo murabyibuka no mu mashusho murabibona ukuntu yabikoraga. Byari sawa cyane afite pancarte nini cyane ngo Jesus Yesu araje, Jesus is coming back. Akabwiriza abantu ubutumwa bwiza. It was good. Ejo bundi naho mu mashusho mwareba gatoya muhungu wanje araje arambwira ngo bakti agakiza biravuna. Biravuna cyane kuba mu gakiza bivuyemo. Urumva ibintu byinshi ngira ngo mwarabyumvishe kuri interview bushize. Yarababaye cyane ahita tuzanira na story y'umuzungu wigeze kumuhemukira sinzi n'ibiki byose. Muri ibi byose turimo kwibaza kubera iki ups and down, kuzamuka kumanuka kujya mu bintu ufite amashusho cyangwa isura nyinshi cyane. Uri kumva? Sometimes bishop, sometimes pastor, sometimes ibici. So turimo kwibaza bizarangirira he none? Yeah, urakoze. Bakti ariko undi ninde mucamanza muri iyi si? Nawe ni Imana. Ubundi Bakti ngiye nshobora kuza nkakubwira ngo Bakti ko mbona ubundi swege za ubundi zinaniwe ubundi ibintu urimo ubundi hora bizi. Ati ko mbona wowe ugiye kuraburiza nkaza nkabikubwira ngo ndabona ugiye kuraburiza. Ubundi ngiye naza mbikubwira nkande. Ese ngiye ubikubwira ngo ugiye kuraburiza ubundi ngiye bimeze gute? Ubundi ngiye bimeze gute? Niyo mpamvu sometime hari igihe umuntu azakubona ugiye kuraburiza ariko aribwo ugiye kugetinga amana. Ujya kuba ukomeye ngo aca mu bikomeye Bakti. Ibikomeye ntabwo ari amagambo. Ari abantu bavuga ibintu bireba bakajya na amagambo. Ni hahandi nyine bazakubona we Bakti ni urugero wari uri mu ikebo ya danger ejo ndi noneho bakubonye uteze moto. Umuntu wese atavuga ati ye Bakti byarangiye. Noneho ubwo nyuma y'umwaka babone Bakti no ari mu ndege. None se wundi waje kubwa ngo ugiye kuraburiza azajya he? Ndabizi ubu ngubu buri muntu wese aravuga ngo reba yarari mu gakiza none nise nakavuye ubundi bajya bavuga ngo umuntu wafashe ngo ibiceri ngo nago ngo bijya nagajya yiburira. Nese agakiza none si ibice. Agakiza ni akantu gakomeye, ni ikintu gikomeye agakiza. Nese ubu ngubu we wabona umwana wawe arimo arapfa arimo ararangira wo ukamwihorera. Oya, Imana yacu ifite imbaraga, ifite power. Niyo mpamvu ushaka kumbwira ngo navuye mu gakiza ahubwo wirebeho. Okay. Watubwiye ngo waciye mu bintu bikomeye cyane. Yeah. Watubwiye ibintu bibiri bikomeye waciyemo mu buzima bwawe. Ibintu bibiri. Bikomeye cyane kuri wowe. Mbere na mbere abantu. Ni icyambere. Urumva?
icya kabiri ni ubuzima. Abantu ubisobanure noneho nyuma yanga uze gusobanura n'ubuzima. Urakoze. Yeah. Abantu ubundi nabo basa nk'amahwa. Sometime wowe ngiye n'urugero ngiye niboneye inzira hano ndashaka gutambuka, noneho bo barakurebye ngo reba uramujama aratambuka hariya se biraza gukunda. Amagambo batangiye kuvuga kandi ntago bazi impamvu nciye iyo nzira. Bivuze ngo abantu bashobora nabo ubwabo kuguca intege. Abantu rero ni nayo mpamvu ngiye nkunda no gusobanura ahangaha Imana yonyine niha igukura mu kibazo, ntabwo ari umuntu ugukura mu kibazo, ahubwo umuntu yaguta mu kibazo. Wabyumvise? Bivuze ngo wowe sometimes ni nayo mpamvu ngo sinshaka no kurebera ku bantu nguriya ngo ninkora iki ngo araza kuvuga ngo ngo none ngo yabaye umwana mubi, ubu ni se nimba mwiza arankorera iki? Ubu ni se aramarira iki? Niyo mpamvu rero abantu ni abantu nyine, ntabwo ari Imana. Okay, wavuze abantu n'ubuzima. N'ubuzima. Ubuzima bwo ni gute? Ubuzima urabona isi turimo. Ari n'akavasi nigeze kwandika ngo buri umwe ashaka yake cyane abandi bose abone down. Waje utemo on the street, crowd wariri, I'm the teacher on the street. Chaka muro like bumbu nka bitches, staro ni buzungu niki. Ngo buri umwe ashaka yake cyane abandi bose abone down. Ngo buri umwe buri muntu wese ashaka kwaka abandi bose abone down. Bivuze ngo ubuzima umuntu aba arimo arahiga ashaka kugira ngo nimba arakuga stira kiyambike, nimba icyo cyo kurya kifate, urumva. Ariko ugasanga nyine ntabwo birimo birakunda. Sometimes ubwo buzima nabwo arige nabwo bukubera ikibazo. Sawa, ibindi tuza kubigarukaho mu kanya gatoya. Ngo mama wawe ejo bundi baramuteze baramukubita, nimba ari kumutemagura n'imipanga, nimba byagenze gute? Ebu duhereze story. Bakti niyo mpamvu nyine ngiye man umuntu wese uri burebe kino kiganiro ambonemo nk'ikintu kindi cyane ahindutse, nushaka uvuga ibyo ushaka, ariko ngiyewe ndi bishop. Kandi bishop nta muntu namuhagarikana n'ababwize no kuri. Mere wanje ngiye naraje ndatakambira ndavuga ati ikibazo cyarateye, ibibazo ni byinshi cyane, ariko niyo mpamvu abantu ari abantu, ariko nta n'umwe wanyumvise. Noneho ejo bundi baramuteye yiviriye gusenga, avuye gusenga. Baramwatase n'imihoro n'inyundo. Home neza aparitse akamoto neza mu rugo. Avuye gusenga. Nanjye mu gihe ngisohotse Bakti uzi kumva mere wawe arimo arataka. Mama yake we ndasohoka nanjye bari bankubise umuhoro. Imana yonyine niyo yahabaye. None abantu bavugaga amagambo bari aho hantu, n'ubu ndetse still n'ubu ndabizi bari buyavuge. Mwaje mubanza mukumva kuki iyo mihoro yaje, kuki izo nyundo, si ukumwambura bashakaga. Ntago ari ibiceri. Iyo baba bashaka ibiceri umumeri reba abajama bane n'imihoro n'inyundo. Wajya kwiba umumeri n'imihoro n'inyundo, umumeri uramubwira ati hagararaho niyo shakoshi niyo telefone, akahita bigoza akikomeza. Ariko bashakaga kwica. Kuki bashaka kumwica noneho? Kubera iki bashaka kumwica? Tutaragira ngo kubera iki bashaka kumwica, utubwira impamvu izo utekereza. Ese bamuteye amasaha ya sangapi? Bamuteye gute? Bamusize ameze gute? Saa 3 mu wasambi saa 3 n'igice gutyo za nijoro. Avuye gusenga. Ataha mu rugo neza, akamoto gaparitse mu rugo neza, inzu ari kuyireba gutya. Anava kuri moto, twe tubyumva, twa turimo turasenga muri salo. Twumva ava ku kamoto. Turavuga teka tujye kureba mere. Mugiye neza kuka twumva mere aratatse. N'umumotari. Ibaze yari kumwe n'umumotari. Iyo bari abantu bashaka kwiba, yewe na moto wabarajyanye, motari yasigaye afite telefone ye, akaboro abashyiramo amafaranga, byose birimo. Ariko mere bamukubita imihoro, dore bamukubise umuhoro ahangaha, bamukubita inyunda, urumva. Ariko nshuti yanjye ndagira ngo mbabwire Imana, ni nayo mpamvu ngiye mfite n'umujinya, kandi uyu mujinya wanjye uzabyana umusaruro no kugira ngo nabyemere. Kandi ari igihe wenda twabona ari ibintu byoroheje, ariko bamusize ameze gute inyuma yo kumutera umuhoro n'inyundo? None se urumva umuhoro ikintu washakaga niki? Washaka kumunangura, ariko Imana yaratabaye. Ntabwo ubu ngubu yapfuye, ni muzima. Ni nayo mpamvu ntabwo tuzanapfa wallahi. Ntabwo tuzapfa.
umva bazakubita imihoro bakubita inyundo bakubita iki nta kintu tuzaba ngo intwaro ngo bacuriye kukurwanya ngo nta kintu izagira ikigutwara ngo n'ururimi ruzagucya kukuburanya ngo ntago ruzagutsinda uzarutsinda niyo mpamvu rero iyo mihoro twarayicitse nanjye baye bawunkubise ariko Imana iratabara ariko ibaze abantu bageze gushaka kwica umuntu kandi kubera ikibazo kimwe kandi navuze kenshi cyane icyo kibazo cyaza kukigarukaho mere bamusize ameze gute inyuma yo kumutera inyundo amaraso yadudubije inshuti yanjye n'ubu ngubu biraza kuba noneho mbwire uraza kubona amafoto urumva ndareba ukuntu bikora none ureba amafoto amaraso yadudubije ijoro cyakoze ndashimira polisi y'u Rwanda ndashimira polisi y'u Rwanda twarayitabaje baradutabara rwose tujya kwa muganga ariko buriya reka ngiye nkubwizo ngiye kujya mvugisha ukuri ribu mere yakomeretse gute umva nese ubwo so byumva baramutemaguye nyine hano ku mutwe ahangaha gutya umupanga umuhoro n'inyundo ahangaha umupanga urinjiramo umva baradoze baramudoze indodo zingahe ubwo se ubu nagiye kubara ngo 1 2 3 4 ariko baramudoze mwana none ahantu bakubise inyundo bimeze gute Imana nyine nuko yakizeho ukuboko ubu ngubu ameze neza Imana inyundo bayimukubitse he ahangaha ku munwa ahangaha ku buryo amenyo yavuyemo se Imana yaratabaye nta amenyo yavuyemo ariko nibyo bashakaga ako kanya ninde watabaye kugira ngo ninde waje ari gutabara cyangwa ni bande baje gutabara kugira ngo abo bagezi banabi bahite birukanga cyangwa bahite barekera ngaho urakoze ibintu ngiye bundi nkunda ijambo ry'Imana ibintu ndabibariranya Meshake na Abedinego na Saduraka babajyanye mu itanura ry'umuriro bazi ngo bagiye gushya ariko Jesus bamusanze mu muriro mbere na mbere rero muri uwo mupanga Imana yari irimo muri iyo nyundo Imana yari ihari niyo yatabaye bwa mbere Danieli mu rwobo rw'intare zirantare zari zimwasamiye zishaka kumurangiza ariko Imana ifuka inzasaya rero ikintu nakubwira cya mbere Imana yaratabaye noneho nanjye insohora mu mbaraga zayo ngenda nta gikoresho nasohokanye nsohoka nirukanka urumva mere wawe kukumva imipanga nshuti yanjye uzi gusanga mere wawe yicaye hasi bari bamukubita imipanga abo bantu barabasanze nibwo bahise biruka bamushikusha agasakoshi bwa nyuma bahita baguruka hari uwo wamenye se Imana yaramumenye nubwo njye ntamumenye tu nta muntu ugeze umenya okay ako kanya umaze gusanga mama wawe yicaye hasi amaraso ari kuva hirya no hino n'iki cyese gikurikiraho icyakurikiyeho nahise muterura turazamukana mu nzu tumushyira muri salo turicara tumitamamagara kuri polisi maze guhamagara amaraso ari kuva menshi nayo mfite agatambaro kanje ubundi naranakagendanaga na interview y'ubushize ngiye ubundi ngendana agatambaro ariko kuva icyo gihe ni nako nahise mushyiraho amaraso kugira ngo ahoshe urumva ubwo mitamamagara na motari nawe baye bamutemye ku kuguru urumva ubwo duhamagara kuri polisi batuzanira ubutabazi bwihuse tujya kwa muganga mugeze kwa muganga mere bamwakiriye gute ubuvuzi bwakomeje gute ubuvuzi bwakomeje neza ndashimira n'abaganga bamwitayeho na ambulance yatujyanye bamwitayeho kabisa mu buryo bwiza cyane ubundi urabona ko Imana yarahabaye icyo umuntu ashaka n'ikibi gishaka naga icyo Imana ishaka ariko bagti naguciye mu ijambo hakuzi ko ari abantu bagwiga we bagti utanabazi wowe kandi samutema ari n'inshuti zawe ariko bagti nta kintu uzaba kubera umugambi w'Imana amen uziki icyo umuntu akwifuriza kibi nimba we bagti bagutegeye mu muhanda wenda wa Kicukiro bagti uziki Imana iti kuraburika iti kubwate we noneho bugiye za Kimisagara wowe utanabizi kandi noneho niyo banagukurikiye bashaka kukurangiza Imana ibeka ko ari Imana bagti for real yes inyuma ngaho rimba mwitabaje inzego z'umutekano iperereza ryakomeje gute cyangwa ryakozwe gute kugira ngo babashe kumenyekana abagezi ba nabi ubu nibyo barimo ariko ngewe bagti nsigaye ndi umuntu utandukanye ngewe na mere wanje wenda naza no kubona kuko yajya kurikirana wenda akareba n'ama interview ariko ngewe nsigaye nshaka kuba umuntu uri open niba shaka bazabimpore niba shaka bazakora iki
njyewe burya gushima ni byiza ariko no kugaya ni byiza. Njyewe ndabikora niba bashaka bazakora icyo bashaka. Njyewe polisi y'u Rwanda ndayishimira. Polisi y'u Rwanda ndayishimira. Ariko ribu ndayinenga. Si bose ariko harabonenga. Bagutwaye iki bakoze iki? Urumva? Ariko bakti harabonenga nagejeje ikibazo cyanjye kuva ku munota uziko ikibazo cyane nagitangiye 2021 mu kwezi kwa 11. None kikaba kigezaho gishaka gutwara ubuzima. Nanjye ubwangerega nanjye nuko Imana yantabaye nanjye baye bagiye kundangiza. Ariko Imana iratabara. Wese bari bagiye kurangiza gute? Hako bakti nuko gutegera mu mayira. Ariko Imana igatabara. Ibaze ariko ubundi ni gute umuzungu uruhu ruzatuyoboza amafaranga. Okay, nihe mpamvu mu bushakashatsi bwawe cyangwa mu yerekwa ryawe cyangwa mu bitekerezo byawe ukeka ko ari inde uri inyuma y'ibyo byose ku bugizi bwa nabi bwakorewe mama wawe? Urakoze cyane. Ni umuzungu bita niwe dufitanye ikibazo. Mama wanjye nta kibazo agirana n'abantu. Mama wanjye mbere na mbere babanje no kumufungisha. Impamvu mvuga ngo ribu bamujyanye kuri ribu bajya bashaka kumufunga. Urumva? Aravuga ati njyewe ndazira iki? Kubera iki? Urakoze kubera iki? Ati kubera iki mushaka kumfunga? Ngo urazira yuko ibintu by'inzu. Inzu ibaze kandi inzu njyewe n'umuzungu ninjye tubiziranye, ninjyewe dufitanye ikibazo. Ariko bagashaka gucomekamo mama kugira ngo njyewe kuko ninjye dufitanye ibibazo n'umuzungu kuko mama atabona ibyo aburana, ahubwo none we bashaka kumufunga. None avuga ati bazana n'amapingu bakti bimvuga bazajya kuri ribu babibaza Nyacyonga, bazana n'amapingu ngo tujye gufunga mama wawe. Mama avuga ati nge sinafungwa. Nafungirwa iki? Ibaze bakti abayobozi bafite uburenganzira. Mama wawe bamubazaga iki se kugira ngo bashake no kumufunga cyangwa uko byagenze kose? Ni birebire. None se nyine urumva bamubwira ngo dusohoke mu nzu. Baraje barababwira ngo musohoke mu nzu. Ngo dusohoke mu nzu. Kubera iki nyira arayishaka? Ngo nyira arayishaka kandi inzu ni yanjye. Ni yawe gute se mu papuro hari ahantu izina ryawe riri muri iyo nzu? Bakti nese ubu ngubu igihe nabisobanuriye. Nyine niyo mpamvu nimo kubaza kuko waratubwiye ko nta zina ryawe ririmo. Inzu yarubatswe umuzungu arakubwira ngo genda ube muri iyo nzu. Umuzungu we yayinguriye ubundi ngiye ngo yashaka kungira ngo umugore. Yashaka kungira ngo umugore ngo yabonye ngo ndi mwiza bashaka kungira umugore. Ahambwa ati rero ngewe nibyo yankoreraga nibyo yamaze kunkora ati ngiye kukugurira inzu ariko kugira ngo bagenzi bawe batazabimenya reka menye yanditseho tugomba gukora mitasiyo mu gihe runaka. None ngewe ahubwo ni Imana yamvugiyemo mita none ngewe mbere yo kujya tunakora mitasiyo ngewe ngenda ntanga ikirego kuri ribu ndavuga ati hari umuntu gutya na gutya utanga amafaranga avuga ngo afasha abantu ariko ari kwica ubuzima bw'abasore b'abana b'u Rwanda bagomba kuvamo ba perezida ba ministeri abaganga n'abandi. Ese gahunda yo kugira umugore yo yari imeze gute? Eka dusubire ahangaho gatoya maze tuze gukomeza no mu bindi. Gahunda yo kugira umugore yari imeze gute? Urumva umuzungu we ukuntu yimereye ni umuzungu kandi n'ubusha wenda ahubwo namenya amakuru yagiye ejo bundi kwa mbere n'ubacyane mu gihugu araza kongera kigarukira kongera kigenda kubera ibiceri bye. Urumva? Ariko ngewe ibyo biceri ntabwo nzemera yuko nge kereka nimfa. Umva ngewe Bishop Eric ugira impuhwe nimfa nibwo ibyo ntazingira mbivuga. Ntabwo amafaranga azaza kunyobora mu gihugu cyanjye mvukamo kandi nkunda. Nzabirwanya kugeza mpfuye ngewe. Okay, yashatse kugira umugore gute muzihe nzira? Urumva we kuntu mwaryamanaga? We nukunywa intanga. Nukukunywera intanga tu. We akazinywa kandi nimba zinyweye bakti tujye turi abantu bazi ubwenge. Ubundi buryo umuntu wagufasha akakunyunyuza aba yamaze gufata mind yawe. We ubundi kuntu yabigenzaga yaratubwira ngo dufite n'abandi ba sponsor ngo hanze badufasha nk'ubwo tukumva ngo hari umuntu wawe ngo umpa amafaranga ndanamwibutse wo bita Andrea. Ngiye nk'ubwo yambwira ngo hari uwo bita Andrea ngo unyishyurira. Uwo muntu ntitwavugana sibye we bahereza ibiceri. Ubundi yaraducuruzaga man. Yaducuruzaga. Ariko none wowe nimba kunywa izo ntanga direct umva bakti n'umubyeyi wawe uramwanga. Ngiye namwe twanashwanaga nkabwa ati ngiye niboneye mu sponsor ngiye no mu kazi kabisa anabavamo. Urumva? Kubera iki? Kubera uwo muzungu. Urebye n'abandi
sibye Imana yonyine yo gutabara. So yaraje arakubwiye ngo arashaka kugira umugore kabisa, akananya kuko nari n'abandi ajyana hanze ari nabo yajyanye, akanjyana iwabo tukibanira tu. Ati rero njyewe kwa ko yamaze kubona ibyo yamaze no kunkora n'icyambwa, ati njyewe kuko n'abandi abajyana hanze akabambutsa, ndaho ati njyewe noneho banzu nyere ibiceri, njyewe noneho naribi nikorera icyo nshaka. Ubundi iyo nza no kuyakoza ibindi nta n'ikibazo cyari kuba cyaravutse, ariko njye nese nyaguramo inzu. Ahubwo none ahita avuga ati uguze iyi nzu bagenzi bawe bahita bavuga ati nyine urumva nyine ni nko ubundi aba bimeze nko kuba afite abasista uri umujama, ngo bari bahita bataka bakavuga ngo nagukoreye ibintu birenze. Noneho turavuga ati naribi reka ubu byiyanditseho, noneho mitasiyo turayikorana mu gihe runaka. Twe twavuganye mu kwa kane. Noneho ngewe mbere yaho nibwo nahise njya gutanga ikirego, ni Imana yabikoze nanjye ubwanjye. Inzu se wayiguze ngahe? Miliyoni 19. Niwe wayatanze? N'ubu nyirimo rwose. Wijyamo? Njyamo rwose, mpita naramagana n'umuryango wanjye nabo bari bate nabwo ati muze twibanire mu nzu. Mu nzu? Yeah. Okay. Aza akubwira ko ashaka ko umubera umugore, yakubwiye gute, muzihe mpamvu, muzihe system, ni gute muri bubane nk'abatinganye cyangwa bimeze gute? Urumva we yavugaga ati wowe urumva we ubundi yabaga we ubundi yarafite nka projet ndende, nta wamenye ibyo yashaka n'ibindi no kunkoresha. Urumva ibyo yamaze kunkora hano ndi no mu gihugu cyanjye, urumva none yanjyana mu cyabo none yari kunkorera ibiki, abana n'akanwa ari kugasatura n'amazuru, ahubwo nta wamenye. Ariko nyine Jesus yaratabaye, ndacyariho ndahumeka man. Jay Polly rwose ndacyariho ndahumeka, ndacyariho ndahumeka sha. Okay, so warabyanze cyangwa warabyemeye mu gihe yakubwiye ko ashaka kuguhindura umugore? Urakoze. Ibaze uzi biceri, twabaga turi kubiceri inshuti yanjye, nabaga nko kwikofa mfite $500. Niba mutesha shida yakabaza ko kanyita gukubita ibiceri. Buri kwezi nabaga nanikiye ibiceri, singe ngenye n'abandi. N'ubu baracyana bipeswa tu. Ariko ibaze kwanga ibyo biceri. Ubusa nanjye sinakuba ngo ni ngiye bakte, kuko nanjye byaye binjoye, ngiye ubu ntabwo nabaga scoring. Twaricaga twakubita amakazi yaho ngaho. Nabaga nshyushye rwose ndi ku maswega ibyangwe n'iki byose. Ariko biva muri ibyo biceri mpabwa gutyo. Urumva? Ibaze noneho kwanga ibyo biceri, uri umuntu w'umusore kandi biceri nabyo biba bikenewe, nanjye n'Imana yabikoze ntabwo ari njye. Bakte njye sinari kubyanga ku giti cyanjye. Imana niyo yabikoze kubyanga, ahubwo iki gisaza kinamenyekana. Okay. So ninde wateye mama wawe, impamvu ni yihe? Gitero bateye mama wawe, impamvu ni yihe, bimeze gute? Urakoze. Impamvu nuko uwo muzungu yakoresheje kata nyinshi, ndetse bashatse no kugurisha iyo nzu tunayirimo. Urumva? Bakajya ibaza abantu bazanye ibipapuro, reka nkuremo na rinete ahubwo. Urumva? Abantu bazanye ibipapuro ngo reba ngo mugiye kwitaba urukiko, ngo muzaburana ku itariki 15. Bazanye ibipapuro. Ukibaza se ibyo bipapuro ni ibyiki? Ngo bakabwira mama ngo nasinye, mama akanga gusinya. Ejo bakagenda, ejo bakongera bakagaruka, ngo noneho ngo urukiko ngo rwabirebyeho ngo rusanga ngo muzaburana ngo ku yindi tariki ngo rwafashe umwanzuro. Bakazana na kashe mu rugo ye, bakabyukira ku muryango du nkasohoka. Abo ni mande? Abo ni abantu twabaga tutazi, ngo hari abaguze inzu. Uzi abantu bakinyemo diru ngo kunzo ngo bari gukinira umuzungu. Reka mbabwire, umuzungu natwe turakomeye man. Uruhu rwacu rurakomeye, rurakaze. Umunyarwanda n'umunyarwanda, umuzungu n'umuzungu, umunyamerika n'umunyamerika. Natwe turakaze, twabikora. Natwe twashinga amazu nabo bakayagura man. None twe turashaka gufasha abantu mu bintu byo kugira ngo baduchange cote. Reka none ba change cote noneho. Noneho like bishop, nonze none ubu bishop. Nta numuzamagarika kandi. Kuko ngewe mfite uburinzi bwa Jesus. So icyo navugaga rero, ubwo baraza buri munsi ngo dore mama wawe naje ku rukiko. Ibyo byose birarangira. Bakajya baza ibaze ni gute urukiko, ibi bintu bajya babikurikirana n'abantu b'abayobozi. Urukiko rushobora guhamagaza umuntu akanga kujyayo, ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu ntajyeyo, bamwezi ibintu ngo arabisinye, ntabisinye, maze rukamwihorera. Ntibaze kumureba ngo bazane n'amamodoka baze baparike, atuye umuntu n'ibiki yigize, kubera ko izari kanuni barimo barakina ari ibintu bakinyaga filime, aka filime kadasobanuye. Birangira nabo baraburisha, bashatse kumufungisha, babona biranze.
none bavuze ati nimba twaramutumije bikanga tukatubona n'inzu bagiye kwidutwara reka tunabakureho sha ariko surakuraho uwo washyizeho amaraso waramuhaye umwuka ahumeka waramuhaye reka shwida none nibwo bariyo bahise bavuga ngo baje gutera imihoro ngo bamwice bamurangize. Sasa ikibazo nimba ari wowe ni gute kijya kuri mama wawe? Urakoze nicyo kintu natwe twibaza ni gute ubundi bijya kuri mama ubundi mama wanjye baramubaza iki ngaho ne baze banyatake. Ese kugira ngo mujye muri iyo nzu hari ipapuro mwasinyanye cyangwa muvugana cyangwa byagenze gute kugira ngo mwinjire muri iyo nzu? Ko byagenze nge naragendagura. Niwe watanze amafaranga? Nge watanze amafaranga tu ni nge wagiye no kurambagiza inzu. Ndagenda ndayireba kabisa ikabuye za Karuruma ndeba inzu ubundi ndangije turagenda umusaza bikuza ibiceri. Kuri ahundi bazagene no kuri bank arabikuza ama miliyoni ibaze agasaza kaye kashyushye ngo mbonye agasore ngo ubwo naragafashe. Ni papa wanjye ni sogokuru ni tonto niki nyine hari icyo yanshakagaho nshuti yanjye hari icyo yanshakagaho nta rundi rukundo namwe mbabwire barabaza nta rundi rukundo we nta rundi rukundo shangiye naranabafashe naranababonye bose kandi dore ikibazo nimubashyigikira murita muruzi murwita ikiziba ngenda babwiza uko nta bwoba mfite inyama y'ubwoba nayineye igihe nabonaga mere bafite umuhoro bagiye kumutera bashaka kumwica nanjye nsohotse bankubise umuhoro ndawuhusha nta bwoba nkifite ntabwo leta yanjye ngenda yisaba irenganura abantu irebe ahantu ibibazo biri hajemo no kwica ariko se batwica Okay, bimaze kujya mu buyobozi iyi kesi bayanzuye gute? Statement yanyu mwayitanze gute? Reka dushyiremo byose byo kuva mu nzu n'ibi byose iyi statement yanyu mwayitanze gute? Kuko uravuga ngo bimaze kugera mu buyobozi byagiye no mu rukiko, statement yanyu mwayitanze gute? Mwabazwaga ibiki? Urumva ubu ngubu biri kuri ribu no barimo barabikurikirana. Ubwo amaraporo yaratanzwe ibaze na mudugudu bwe aho agera kuri site akavuga ngo ibi bintu ntago byaba bijyanye byerecyanye na wa muzungu. Abantu barabizi bagti ugeze muri karitsiye twuziko twabaye aryo ubundi twabaye ikizi twabaye ibyapa buri muntu wese umuzungu ati bira bintu n'ibyaba amakuru arahari ahubwo nibaza impamvu bidakemuka niyi hari umuntu wanze kurekura hari umuntu biri inyuma wanze kurekura. Sasa inzu nimba itanditswe mu mazina yawe kubera iki mutare kuri inzu y'abandi? Ahubwo kubera iki nakorerwa mitasiyo y'inzu yanjye? Kubera iki utarekura inzu y'abandi? Kubera iki udakorerwa iyo mitasiyo? Ibyo bibazo byose niwe ugomba kubisubiza. Impamvu ahubwo ngewe ntakorerwa mitasiyo ni iyihe? Ni ko batabikurikirana ngo bamereze. Ko nyine ntago babigukorera kuko itari mu mazina yawe. Nose mitasiyo ubundi bayikora iri mu mazina y'umuntu nyine bigomba kugira ngo bihindurwe. Nyine iri ku mazina y'umuzungu. Siwe nyiri inzu. Inzu ni yanjye bagti ntago ari y'umuzungu. Wowe ni wowe uyibamo. Ariko nyirayo ntago ari wowe kuko amazina yawe ntago ari muri iyo nzu. Kandi ngiye nkubwira uko katazat ukuntu ibintu byatangiye. Inzu ngewe ni yanjye. Ariko ugiye mu mategeko ntago yagutsinda. Antsinda byahese. Yagutsindisha ikintu cyitwa igipapuro cyonyine. Kubu ngubu none se nimba inzariye ni gute umuntu inzu ari yawe uri turi mu gihugu cy'amahoro ni gute ujya kugurisha inzu ukayigurisha rwihishwa urwihishwa gute kandi ari we nyiri inzu agomba kuyigurisha uko abishaka? None bagti yabuze abayobozi batuvana mu nzu nimba ariye. Ahubwo ikibazo ni mwebwe kubera iki mutava mu nzu y'abandi? Ubaye polisi? No, turimo kuganira kuko ndaguha example nujya no mu rukiko bizavuga ngo inzu ni yawe cyangwa ni y'umuzungu. Uzasubiza gute? Inzu ni yanjye. Muzungu nawe azavuga ngo inzu ni yanjye. Urumva namara kuvuga gutyo bazahita bavuga nimba wowe n'uyu mwese murimo kuvuga ngo inzu ni yanjye uyu ngo nawe ni yanjye. Ninde ufite ibipapuro byanditswe amazina ye kuri iyo nzu? Nese ubundi bagti. Ninde uzamanika ibipapuro? Ajya kuyimpa fatahamagaye abayobozi. Banza umbwire ninde uzamanika igipapuro? Igipapuro ntago kinkanga bagti. Nyine for example gifite amazina ye ninde ni wewe cyangwa n'umuzungu? Ibikize ibipapuro ni ubifite. Bya nyiri inzu? Ni ubifite.
ariko inzu ngiye ninjye wirimo kuko ari yanjye kandi ngomba no kubona n'ibipapuro sasa iyo kesi yanyu irakomeye kesi mu by'ukuri irakomeye kuko kugira ngo umenye nyiri inzu ni hatari wowe uravuga ko ari iyawe n'iki gituma uvuga ko ari iyawe ubu si unabisubiramo kangahe bagiti nkubwira ngo inzu ngewe ninjye wayirambagirije kubera ibyo yamaze kunywa ubu ninjye yayimpaye nko kugira ngo bibe nk'ikiguzi kuba ko n'abandi n'undi abategera amadege bakajya kubaza hanze njye nawe bwati nayo ngiye ndishakira ngewe biceri nikoreremo ikintu ngewe mpita mbateka niguriremo inzu noneho kugira ngo iyo ngiyo nishobora kungira akamaro kandi n'ubu ngubu nyirimo kandi ntabwo nanayivamo sinzanayivamo ntabwo binashoboka kuko inzu ni yanjye ahubwo ngomba guhabwa n'inzu z'amarira mani aje akayigusohoramo bizagenda gute kandi bidashoboka nyine wowe uzakora iki umunsi umwe aje wenyine akavuga ngo bamvire mu nzu yanjye ipapuro ngibi hano ni yanjye nari namutije byarabaye bagiti aratsindwa nawe arabizi azi ukuri ntabwo yabikora n'ubu ngubu ntabwo yagera no kuri site bagiti arabizi azi ukuri ubundi we ubwe ku mutima we azi ukuri nanjye nzi ukuri njye nawe uko turi babiri ni twebwe tuzi ukuri naho abandi bo baza nyine ari ku ruhande ariko we azi ukuri niyo mpamvu ubu ngubu ntabwo akiza no kunza ahubwo we katasigaye akoresha asigaye avuga ati none kanda n'abarangiza n'undi dore barandangije n'undi baranyemeje ubu ni ikintu cyabaye cy'ikibazo bagiti ubu mba mfite n'ibipapuro ahubwo ikibazo cyabaye dore n'abantu babyumve ikibazo cyabaye njye nuko nahagurutse nkajya kumutanga kuri ribu nkajya kumurega nkavuga ati uyu muntu avuga ko afasha abantu ariko kubafasha kwe we hari icyo abashakamo icyo kintu u Rwanda rurabizi abayobozi barabizi ese barabyishimiye ahubwo ngiye dore ikintu nakwemera leta nimba ivuze ko yemere ibyo bintu nimba biryoheye u Rwanda n'ababyeyi bo kumva ko ibintu byakorerwa kugira ngo abantu bahabwe ibyo bintu gutyo babimbwire ahubwo ngiye ikintu cyese kiba nuko nese njya gutanga icyo kirego ubundi akaba ari bwavuga ati yantanze sha kandi twa tugiye no kwa mutation n'ibyo nari namuha reka mbimwake noneho ariko se yabinyaka gute n'ibyo yarankoreye n'ubundi byose yarabikoze umaze kwibamo cyangwa mumaze kwibamo igihe kingana gute imyaka irenga ine nese ubwo ngubwo iyo myaka yose nimba ari nyiri inzu ahubwo nawe afite ubwoba n'ubu ndabiza afite ubwoba kandi n'ababiri inyuma nabo bafite ubwoba kandi njye nta bwoba mfite umunsi tuvuge yaje akavuga ngo inzu kubera ko ninjye ufite ibipapuro kandi yanditswe ku mazina yanjye ndashaka ko mubansohora mu nzu mubansohorera mu nzu uwo munsi bizagenda gute kuri side yawe byarabaye baraza n'undi mbabwira nk'uko ndi kuko barababwira ngo musohoke baravuga ngo dusohoke kabisa ndetse banatubwira ngo baduhaye ngo priyave urabyumva bazana n'abayobozi ba midugudu ba gitifu bose barahurura urumva baraza bigiye tubabwira ati ntabwo bikunda ntabwo byavamo niko kwita ko atangiye akatanoro zo kujya azana ibipapuro yohereza abantu ngo tujye mu rukiko ibyo by'inkiko bivaho birashira niko kwita bazana indi katana none yo gufungisha mere ibyo nabyo bivaho ibaza ariko ni gute ingingo yashakaga gufungisha mere yawe ni iyihe ivuga gute ivuga yuko ngo ari mu nzu ngo itariye urabyumva akaba yanze kuyivamo ukibaza mama ahurira he n'ibyo mama wawe se nawe ntabwo ashaka kuva muri iyo nzu ese mama se niwe wayishyizemo ko inzu ari yanjye njye wabahamagaye ngo nimuze mube mu nzu ninjye ubundi ninjye bagomba kureba ahubwo nkibaza mama wanjye baramubaza iki icyo nacyo ni ikibazo ni n'ikirego ahubwo nacyo mugikurikirana abayobozi kuko mama wawe baramubaza kubera ko ari we mukuru w'umuryango w'umuryango niwe bagomba kubaza nyine wowe bakagushyira ku ruhande gatoya ariko wowe wigeze se ubazwa ku bijyanye n'iyo nzu ntabibajijwe uranabisobanura maze birangira gute ndakubwira ngo byageze banambwira ko dosiye yanjye ngo yanabuze ukibaza uburyo dosiye ibura kandi umuntu yatanze ikirego yanisobanuye harimo change kote na te na to ariko ibyo bigomba kuvamo ibyo biravamo bagiti uri kumva ko bizarangira gute bizarangira bagiti si turi kumwe hano no munsi turi tariki zingahe turi tariki urumva turi tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2023 dore ukuntu bizarangira isaha ni saa 10:38 n'amasegonda ntazi bizarangira bishop uyu mureba hano imbere afite inzu ye n'ibipapuro urumva ahawe impozamarira
yuko yarenganyijwe kenshi cyane akanirukanswa kenshi cyane ubundi ikibi nyine kiraburiza. Okay, asante sana. Reka duhindure topic gatoya, ariko mama wawe muhe pole cyane. Sha Imana imume n'umugisha bagti mama wanje yarasenga. Ni n'amasengesho yangejeje ungu banga none bashatse ngo kumukuraho. Byakunda se. Mama wanje ndagukunda ujye ukomeza unsengere ndabizi ko tuzagera kure. Ndabizi hari ikiraro nimo ndatambo bagta akantu cyakubwira mama wanje akakana zana kumva. Okay. Mama ndabizi hari ibintu ushobora kumva wenda bikaba byakunosha ahantu, ariko wibuke wa mupanga ntiwigeze winjira. Uko ushobora kumbona wenda ukabona wenda n'indi situation wenda nshobora kuba naba ndimo ugatungurwa, wihangane mama, hari urundi rugendo tugiye gukomeza kandi bigiye gukunda. Uhumure ushyire umutima hamwe, amasengesho yawe arakora, afite n'imbaga, afite power. Amasengesho yawe ashobora kunkura ahangaha none nicaye akangiza ahandi nkuko yagukuye muri wa mupanga. Humura, Imana igumugisha. Ndagukunda. Iyo ni message ya mama. Yeah. Okay. Asante sana. Nari ndimo guca ahantu kuma channels ndi kureba utuntu n'utundi, nahise mbona aka video uri kuvuga indimi zidasobanutse, uri kuvuga amagambo ndimo kwibaza ese ni Ikinyarwanda, ni Igishinwa, ni Ikiyapani, ni Igihinde, ni cyangwa ni za zindi bajya bavuga ngo ni indimi zo mu ijuru. Za zindi z'aba pastor oshikarabata something like that. Urabona bagti nyine ubundi hari ijambo ryo muri Yoweri rivuga ngo ibice bibiri, ngo hari ubwoko bufite imbaraga, ngo bugiye kwaduka, ngo butigeze bubaho mu gihe cyatambutse, ngo no mu gihe kizaza butazigera bubaho. Bagti sindi kwiyema, sindi kwitaka, nanjye Imana hari imbaraga yankizemo zitandukanye nizo nari mfite mu gihe cyatambutse. Izo rero niho hahandi, kandi ikintu cyadutse ntago abantu baba basanzwe bakimenyereye, nyine kirabanza kikabacanga ariko nyuma kigasobanurwa. Rero ni muri ubwo buryo nanjye hari indimi niyumvishijemo zinzamo muri ngewe. Izo ndimi rero ntabwo bwa mbere nari nzifite, ariko uyu munsi wa none ndazifite. Rero izo ndimi ndashaka kugira ngo nzikoreshe, kuko Imana yagomba kugikoresha. Nshobora kuzikoresha ndirimba, nshobora kuzikoresha nigisha. Uburyo umwuka w'Imana yobora ntabwo ari umuntu uyobora, n'Imana iyobora. Muri ubwo buryo rero buvuga tumve izo ndimi. Nshobora gutangira nivugira ati nemeza qui les ontaille ndedera fo rasa qui les ondei nemere vosi zosai qui les oshakile nimingi akuzawa baba lemi angala kuo bingi akusawuma wakashalai lemi akalabaskini ya mazofavai labara saikile lozarai donia rari ya karabaraskini zimiakuba bingine akuzimwa kwa shalai mwangalabinia mingi akuzikuwa mingi asufua wakile ledo tain dar ya karasaribi na karabarason rimi kitarari ya sobini so ere shayini ngini kiso sefa magia akuziuka mingi akuzifuku sushalai denia kizamama mingi akuzifuka bebe ya manini mingi akuziu kushababa la saida manini ungu akabalibu bubashili mingi ziwa kababa kabisa. Bisobanura iki? Yeah. Bisobanura ibintu byose wavuze twumve. Lelewa ino mingi undi biravuga ngo Uwiteka. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be kandi ni igihome cyabo yasize bihishamo bagakira. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be. Akumva ibyo ngo Uwiteka ngo niki ngo ni imbaraga z'abantu be kandi ngo ni igihome cyabo yasize ngo bihishamo ngo bagakira. Bivuze ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni imbaraga zawe, niwe uneshereza kandi ni n'igihome ngewe nihishamo maze ngakira. Nimba hari ibyanyatakaga ngabiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni gutabasha kunyeganyezwa ngahubwo uhora uhamye iteka. Bivuze ngo nagaruko ibihunyeganyeza byabuze bagti birahari ariko ngo uhora uhamye iteka ngo kandi ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu ngo ni nako Uwiteka nawe gusa abantu be. Haleluya. Bivuze ngo nanjye ndazengurutswe, Uwiteka niwe gihome cyanjye, niwe bwisho bwanjye. Nta kibazo rero nzagira. Niyo mpamvu rero izo ndimi nawe niwe uzitanga
ntabwo ari njye uzizana si umuntu ahubwo ni Imana. Sasa izo ndimi uzajya uzikoresha hehe? Izo ndimi ndashaka guhanga nkazikoresha. Gute mu ndirimbo se? Mu ndirimbo. Wanaziririmba? Naziririmba. Ebu ririmba gatoya muri izo ndimi zawe twumve. Oh yeah, nani sayineta, na mini say, Dore manikele tostayi minewaba, umukinete nezonte waye so charle kilezonte, manikili doneta sande de meneto benevo, nazonesha la kunte le mene neseya, umuni taungi kitawaba, mama mani kitawaye, onesaye sonesayi ni mini wa uhora ho ni mene wa zaletanki lidonta sikilizonta ni mini kitali bini zomene wa tore meneze shotali kilidonsa mama. Haleluya. Ese abantu bazajya bazisobanukirwa gute kuko ni ibintu bidasobanutse? Iyo waririmbye nka gutyo umuntu azasobanukirwa gute cyangwa uzajya uganira n'abandi muri izo ndimi zitumvikana? Urakoze. Uburyo bimeze ndaririmba ubundi na Mwuka w'Imana agasobanura. Birashoboka ko naziririmba kandi nkanazisobanura ko Mwuka w'Imana atanga indimi ndetse agatanga no kuzisobanura. Birashoboka ko naririmba kandi nkanazisobanura mu buryo bw'umwuka. Ni ibintu bishyashya nyine nago kuko urabona n'ubundi hano hanze hari injyana nyinshi ujya kumva buri muntu aririmbye sometimes ntumve n'icyo aririmbye. Ariko izi ni izindi mbaraga bagti. Uziko ushobora no kuzumva byonyine ukahita unakira. Undi ni mu buryo bw'ivuga butumwa bagti. Iyo umuntu asengera mu ndimi hari izindi mbaraga ziba zindi mbaraga. Urumva? Ni mu buryo bw'isengesho kandi ni mu buryo bw'ivuga butumwa. Ku buryo umuntu ashobora kuba narwaye akiza akavuga ateka numve akorekana numve kanumve izi ndimi numve akizera n'indwara igakira. Niyo mama we ngo nagarutse bu bishop utandukanye n'abandi ba bishop. Ngewe nivuga butumwa ngiye gutanga ririmo isengesho ririmo inyigisho kuko nzajya nzivuga urumva nanazisobanuye mu buryo bw'umwuka. Okay. Hari abandi bashobora kubyumva gutya bakavuga ngo uriya mwana afite ihungabana. Abangaba wabasubiza iki? Urakoze. Abantu twatangiye nkubwira uburyo bameze. Bashobora kukubera amahwa. Amahwa rero ni muri ubwo buryo kuvuga ngo afite ihungabana, ariko ukibaza ihungabana ese we ntaryo ni gute ubundi umuntu ajya kuvuga ngo aratokora akantu kari mu jisho ry'undi we atabanje kwitokora. Iryo ababivuga ntabwo nanabarenganya bagiteri kubera ko ikintu kije ari gishyashya sometimes nawe wakibazaho. Ako bagiteri uko nanjye yagiye njya nibazaho bagiteri abatakundi waririzi ukuntu nanjye nkareba ubuzima bwanjye guhera high school nkareba ndangije high school atakose mana ibi bintu bimeze bite. Ariko nyine kwa ko ari umugambi w'Imana bigomba kuba gutya nyine kandi bagiteri bifite icyo bisobanuye. Buriya iyo uyu munsi turi ku wa mbere ntabwo biguma ari ku wa mbere bagiteri naho wabwirirwa ku wa mbere ejo kuwa kabiri ushobora kurya. Haleluya. Ubundi nge nashaka kujya nanabwira n'abasani bundi aba gangster bundi sometimes yagiye banavuga ngo bararaburije ngo iki niki ariko nabo n'abantu. Ubundi twese Imana idukunda kimwe. Lozatose ene tayini minivosaido ene. Imana idukunda kimwe twese kandi iradukunda. Ahubwo twebwe tumenye Imana dusenga. Ese ubundi Imana itera ubwoba? Imana ubundi niyo kwica. Icyo ibwa kutugirira ni ikiza ntabwo ari ikibi. Kandi sinanagiye no ku ruhande nanone Imana iranica. Kandi Imana iranakiza ngo nijyane kuzimu ikanakurayo bagiteri. Bagiteri ntazagira umuntu gutera ubwoba. Ikintu njye nakwigisha abantu n'abajama muri rusange aba gangster akenshi bajama banje ni mukora ibintu ariko mwiragize Uwiteka. Muvuge muti ngewe nkora ibi bintu pe nararaburije ndabizi ariko nzi ko hari Imana ikuri kuzimu igakurayo ishobora no kugukura muri ubwo buzima bubi urimo. Birashoboka. Kandi bagiteri ubuzima turimo nta muntu ukwiye gucira undi urubanza kubera yuko twese turi mu isi kandi inzira turi gutambukamo harimo amahwa n'ibindi bibazo byinshi cyane. Bivuze ngo rero
ubuzima urimo wowe senga Imana, Imana iza gukora imirimo n'ibitangaza. Ntihagire umuntu ucira undi urubanza, kuko ku Mana byose birashoboka. Ngo ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. For real. Yeah. Ikintu narimo kwibaza, ni kuri izi ndirimbo ndimo kwibaza cyane, ese zigeze zisohoka abantu banazikurikirana cyane, cyangwa ntago witaho ku bantu sinzi ongera uririmbe gatoya kwanza. Ongera ndirimbeho gatoya. Yeah. Bagiti rwose. Reka noneho nanarape. No muri rap ziragenda. Ngo la soy, que les dontai, qui les mones ofai, les osai qui dende ne ton de manefou, les contai qui les okalakun, qui ken conta qui les onken kata konzemoki, les ofai qui tonke, les osai min kifu, mi seki sholele mo akile boantasiki, ni zekiton tastai kinde ton rari yakabaraski nezofeya, mama mingini kakuka kabalaso kiminivoshi, shakisosi nezemene, palai donaskin, zimini kapalabun, mingika wakatababa, bebe na kidini, kitenene dotawa, donesta ki done de bawa bingi taizo semene fokashe laidu na kile le maskini tota kele dostaina. Asante sana. Yes, kurimo kurikirana BigTown TV mu byukuri ubuyobozi ngereka kwanza mbaze nkubwiye akantu kamwe. Ubuyobozi bwo mu Rwanda buri straight, don't blame, jeza ikirego cyawe neza, ari umunsi bizagenda neza. Ndabizera cyane nimba umwe yagukoreye amakosa ntago ari ubuyobozi bwose. Yeah, that's true. Nanjye niko navuze. Nanjye ntago ari bose. Haraho bizagera bikemuke. Uko niko kuri. Ariko ugiye mu rukiko ufite ibipapuro niwe nyirinzu. So nese wemera ko amanyanga abaho. Ayo manyanga nyine urukiko ruzayakurikirana n'iperereza ryabo rya RIB n'ahandi hose bazabimenya maze bizarangira neza. Ndabyizeye nanjye. Yes. Kugira ngo tunakore kino kiganiro n'abo bayobozi babyumve bamenye ko hari abantu bameze gutya na gutya cyangwa ibyabo bimeze gutya na gutya na gutya, babikurikirane neza bikemuke. Kabisa. Yeah. Nimba nawo ufite n'ikibazo maybe mu mutwe cyangwa hehe kugira ngo no, listen to me. Impamvu ndimo kubivuga gutya, hari abantu benshi bari burebe kino kiganiro. Ntabwo urabona ama comments. Ama comment ndayabona. Abantu benshi bagiye bavuga ngo uriye mwana nyamara muzarebe neza, ashobora kuba afite something bazarebe neza. Nabyo byose bikurikirana. Bikemuke neza. Nimba inzu uri buyigumane wibere mu mahoro na mama wawe na famille yawe. Uzashake n'umugore umuzanemo. Kandi ndimo nanabitegura bagtinda. Ufite gahunda yo gushaka kabisa. Sana ndambiye kubaho ngenyine. Kuko hari igihe umuntu anahura n'utubazo ariko uri kumwe n'umuntu biba fresh tu. Kandi Imana ndabizi yaranabivuze izana. Umusheri se arahari? Umusheri. Umusheri ntago mu kibuga ntago ndamubona. Ariko Imana yambwiye ko imera mu ntegurira neza, no wijone mu nzozi naramubonye tu. Wamubonye gute mu nzozi? Cyane umusista w'inzobe ukuntu. Kabisa. Sawa tuje gusoza gutya. Izo ndimo uvuga ushobora kuzigisha umuntu akazimenya. Wapi wapi nese izindi minimane zigisha. Ntabwo ngena. Nyine sasa abantu bazajya babyumva gute? Cyangwa uzajya ubivuga cyangwa ubiririmbe maze uze no kubisobanura. Yeah. Umwuka w'Imana azajya bikora rwose azansobanurira. N'abandi baza. Arega narwanye mu ndimi gusa, n'indimo z'ikinyarwanda naririmba nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Sasa ukubita zile za osharabata koski kapata chata ndetse bibiriya nyine byawe uzajya uvuga no mu kinyarwanda ndababwira ABCD muhaguruke mushake akazi mukora ibintu nk'ibyo urumva. Ukubite version imwe yarwaye ururimi rwawe za ndimi zawe maze ukubite n'indi none ikinyarwanda kizima. Ubundi dore kuntu imeze back. Uzi kuntu imeze. Ubu ngubu urabona iyo umuntu agiye guhiga mu ishyamba. Mu ishyamba uba witeguye ko ushobora guhuriramo n'ibindi bibazo. Sibyo? Ariko wowe ufite target kandi unizeye uravuga ati ngomba gukomeza. Ngewe rero bagti meze nk'umuntu uri murahiga ariko hano ndimo ndahigira hari ibirura. Urabyumva? Meze nk'umuntu uri murahiga ariko ikintu ndimo ndahiga hari ibintu biranyataka.
ariko nizeye ko ngomba kubitambukamo. Ega bagiti bura ngo kwizera kurarema. Nawe ibyo bintu urabyemera? I believe it. Kwizera kurarema. Ako ari igihe bagiti igihe tuvuga ikinega bikarangira mu magambo bibaze ngo kurarema. Kurema ni iki? Imana yaremye isi n'ijuru. Nimba yaremye isi n'ijuru, urumva byabayeho. Bivuze ngo iyo wizeye ibintu wizeye biraba. Bagiti ngewe nimba nje nkubwira ngo igihe runaka tuzaba twicanyanga ndi kukubanga ibintu bimeze gutya, kandi bagiti ngewe uyu munsi ushobora kumbonera muri ino ndorerwamo isa gutya, ariko ejo ukambona mu yindi ndorerwamo. Maze kukumenyera. Buri munsi urahinduka. Ndibuka cyagiye wateruye ibyapa urimo kubwiriza mu mihanda abantu ngo ebana mukizwe. Birana ndimo ndakina bagiti. Birana ndimo ndakina. Ariko bagiti uzi umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana. Ejo bundi nuko wagarutse urambwira ngo agakiza karavuna. Niyo mpamvu ubu ngubu niyemeje ku eba. Oya, nasa kuya ko nemeje kukavamo. Si wambwiye ngo uwo munsi wabyutse, uwo munsi wifatira ifegi, wifata sinzi inzoga, wifatira ibiki. Wa muntu wabwirizaga. Ariko bagiti uziko reka nkubwire. Uziko buriya Dawidi. Dawidi ni umugabo burankunda cyane. Dawidi buriya yagiye ahura n'ibihanda byinshi, ariko ntabwo byavanyeho ko ari umwana w'Imana kandi ari umuntu ukomeye cyane, kandi Imana yagiye imukoresha n'ibindi bikomeye, kandi nakubwijamo ngo ngujya kuba ukomeye ngaca mu bikomeye. Bagiti ibikomeye ni ibiki ubundi we wumva muri mind yawe? Ibikomeye ni ibiki bagiti? Ibikomeye ni ibintu bikomeye, ni bya bintu n'amagambo n'amahanda n'ubuzima ni inzira. Nuko nkuko waririzi ngo yahindutse bishop uyu munsi, ariko ibyo byose ni inzira. Okay. Yes, kuba afite ubushobozi muri iki kibazo cya waririzi mukijemo vuba mu mufashe ibibazo bye bikemuke bigende neza, maze ejo neje bundi azagaruka hano arimo kutubwira kuko yakubwiye ngo ikizere kirarema. Kwizera kurarema. So afite ikizere ko inzu niye ibiki n'ibindi byose byinshi yabivuze. Abayobozi namwe kugira ngo dukore ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo mubyumve murebe n'ukuntu mwafasha aba baturage cyangwa twebwe nk'abaturage byagenda neza cyane. Thank you so much gukurikirana BigTown TV. I go by the name Bakti. Iyi ni BigTown TV. Don't forget to subscribe. Iyo kanze subscribe ni igikorwa cyiza cyane, amakuru akugeraho mu buryo bwihuse cyane. Dusoze dusenga Bakti. Nta kibazo ndakwemereye. Reka mfukame. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, ni wowe munyembaraga, ni wowe tureberaho twebwe tutareba. Haleluya. Ufite ubushobozi Mwami Imana, ni wowe nyemba lasa enetoere basai, ni wowe Imana ifite ubushobozi. Data mwiza, ndagushimiye muri aya masaha ko wongeye gutuma ndi muzima ndamahoro. Ntago ari ku bwenge bwanjye, si no kubw'ubushobozi bwanjye ndetse n'ubwiza bwanjye. Nge ndi mubi, nta cyiza ngira. Razoneta ine do sky, ariko do enemao. Mwami Imana ni wowe ngira mwiza, kuko nawe uri mwiza. Niyo mpamvu ngusabye muri aka kanya kugira ngo iki kiganiro ugihe umugisha. Birashoboka ko ikibi wakivanamo icyiza bigakunda. Rasota enebaye line tokita yasaya. Birashoboka data, birashoboka ko ushobora guca inzira aho itari, nk'uko wabikoreye Abisiraheli mu izina rya Yesu. Ubwo bageraga imbere y'inyanja bakabona impande zose hari imisozi, bakabona inyuma Farawo. Nanjye nikomeze data, ndasayide menevo, ndabona imbere yanjye hari inyanja, ndabona impande zanjye zose hari imisozi, ndabona inyuma hari Farawo. Ariko Mwami mfite icyizere nk'uko wabikoreye basogokuruza batubanjirije. Nanjye nizeye ko ugiye kunyamutsa ino nyanja. Ariko Mwami Imana, ndasabira n'abagenzi banjye bari inyuma, abari kumva iki kiganiro, ubaha umugisha. Rabine zo fire do ene saikota ene wasaikini miningi akitawazimu. Mungu akushiwa kalaido skaini mini balasaini. Urakoze data, urakoze kubikoze, urakoze Mwami, urakoze. Genda umunyantege nke, ariko uri umunyembaraga. Kandi Mwami, ngabiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Mwami, nge icyo nkoze no kwizera ijambo ryawe. Nawe muri nta kindi mfite cyiza, nawe undi nta bundi bwiza mfite. Ariko data, namenye ikintu kimwe gusa, namenye kukiza, namenye kushoboza, namenye ko data ufite imbaraga, namenye ko data ushobora guhindura ibyanze guhinduka,
ibyo byo ndabizi ndabyize rine kote ene bota psycho ene manafosike netoza wayaba mwami ndabizi ko abantu ni abantu koko abantu ni abantu ariko wowe uri Imana nkwishize mwami nishize mu biganza byawe n'abandi bose mbashyize mu biganza byawe imitima yabo yifate ubare ubayobora ubare ubashoboza mu izina rya Yesu urakoze kandi nsabiye umugisha bene data turi kumwe mu izina rya Yesu nabo mwami babonekere ubwiza bwawe bubamanukire intsinzi yawe bamanukire urukundo rwawe rubamanukire intsinzi no kunesherezwa mwami udufashe ibyaduteye ibidushagaraza ibiturwanya ibyo byose no ufite imbaraga zo kubirwanya urakoze ndagushimiye mu izina rya Yesu amen. Uyu ni Bishop wagarutse mwarimu muzi kuri Washoteme wa release change quarter ubu byahindutse ni Bishop nafashe noneho izina bita Bishop ndagira ngo noneho ibintu tubikorera uzungu cyangwa se tubikore mu yindi njyana ibintu byahindutse ndagira ngo mbahereze true story ubu noneho na bakinze mu yindi njyana itandukanye ikirimi gitandukanye verse zitandukanye kandi sincango wowe undebeho cyane cyangwa ngo unyibazeho cyane ahubwo wowe ijisho ryawe kuryicunga nanjye ryawe ndaza kuryicunga nizo saki dosta ene toba dosta feki lezo netaka tonemene fokisho lezo kelele bwandaki nini kita nenezofa vele potasongini kuku wakabaliwa nimo wakika tosefo kini akuziukuchi kinda kito teda staya meneko tabingi skine zosefoko tane staya fasini niya sofiki zoneto sababa na nitotiki tota stofengesto sifi sofekesto sikishaye lelo mwakile mwanga pika ningi kikile leno tapawaka tibeskizo fangu minge kwa kushikitawa rozosea mangitua kipa mene tosaye voseke tonde staya zosifo siso sishilele ninasoki vosi fesekaya nibisaba furi nibisaba kwisikitikerezo nemaku terezo nefoshaya donasti nibisaba witnessiga cyangwa bia ahubwo cheke nene stone mene foka tinesto sefoka dostini miniku zestota kisto nemene vostika shika ndakuzira kandi nana guhinduriye mind yanjye yose nayihinduye ibyiyumviro byawe byose mbifate kandi byose mbihindure sindi bukwikange kuko ibyo nikanze byose narabibonye byaranteye kandi ntibyanshoboye umva shana mama wanjye nabibonye n'imihoro myinshi cyane n'amanyundo baramunyunda nyunge sinzi uburyo nabivugamo gusa zota kisho tekerere sona mana faraki de mene fosa bin stakito dene stakato de mene fokasho tarasi kite de notapi de stakita dosta ene fosa kite waruzi ko ntazagufata ntazagukandagira nibizansaba pa do ene tostaki tostelele mwafuku tesekirezo samangi ya kupawa mingi ya kuziukusha mini ya kutiwa zefo tasi ene soketa wakwibaza uti ubundi ibi ni ibiki bikagucanga gusa uko naje bwa mbere n'uyu munsi biratandukanye niyo mpamvu nshaka kuguha iki kinyarwanda kandi n'ikiri mutaza no kumva gusa hari abazacyumva bakagisobanukirwa mind bakayimedita sometimes bakibaza ati wa wundi ni ibiki kuki ubundi munsi wa mbere yatuzira kuri style y'inkingi none dore ubu none yaduhinduriye niko bizakorwa men reba na Bishop wa undi mu rusengero erega sha Disney gato savosa aza yambaye ikote ubundi akaza yambaye ishati dostakizo singita kose nturamubona muri jezi asindo se NFO wamubonye muri chongo none wamubonye mu dastafaki denestofaki munisto na canvas yara yambaye dosakizo nemene fokasha labini zene kesto karabini stofe de mene fotasa ya dini sko kile dosta benesta nazo kiso sere kotaski ni kato basta be nezo fakushere bon se to nikita no ketere bon stanzi zikotere banavosi zushakata dabizuraza kunyibazaho maze wibaze bigucange gusange ndinge change quarter to NV yahindutse Bishop ndakwigisha muri ezefokata yaba nezesokatarabi nizifokatarazi zinekota wasaki na Jesus umva uko yabikoze yaragize ati reka nihindura umuntu maze nze ndebe bundi ni ibiki birimo birabataka ni ibiki byari byinshi cyane nanjye byanyatakaga byari byinshi cyane hari uko nigize hari uko nabishatse kugira ngo nze nkusokasoke patosa bene saki donesta nezakito enemenevo tasi nikito nesta fengeta nekizo nemana fokoshea mingi sofaki dorastokire bene fonia mangala basa mfungu Mungu akusha mangu mingi ya kutiwa kiri mingi ya kuziwaba baba rasikini mingi ya kuziwakata destoki wazima
umutima buri wese nikata kandi akinizeye kugira ngo abashe kuyora reba na wa wundi nawe yaje yigize cyangwe kugira ngo abayorayore kandi mwatangiye mumuciragura none dore benshi barashaka korabo nuko nanjye natangiye kandi umva sha this nigga OG desa ere bastinki nito sa basi sinza muri style yawe sinza n'uburyo ubishaka reka shwida na mama wanje niwe nkunda wenyine abandi bose reka pi des efforts des qui des sta enema des pas bashatse kumutera nanjye baranteye gusa dikito stakide turacyahagaze nka cya giti gikomeye cyane cya kubiswe ku rutare kitazigera gihagarara nubishaka urabyumva nutabikunda ubireke gendi bishop naje kuguha ikinyarwanda kandi ndakwigisha biravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa aho guhorohamya iteka nanjye ndahagaze uribaza ngo yabivuyemo ibiki ubundi wowe uri mu biki niki kuki reka nkuremo na rinete umurebe neza ni bishop man bishop